ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora. Ubu ni ubutumwa busohora vuba, ubu ni ubutumwa busohora mu minsi mike cyane ibarirwa ku ntoki. Ubyemere cyangwa se ubipinge, ariko ibi birasohora. Ikikunda umuntu ashyirwa yakaryama agatotsi kamufashe, numva umuntu araje arankobanze gutya, arambwira ngo kavuza nduru, byuka mvugane nawe. Nari ndi mu nzozi ndangije nshyigikira hejuru, numva ijwi ry'Imana ivuganye nanjye. Ndimwe ubwoya bwari burimo ari ubwoya burebure, ariko bwarabaye imvi. Uwiteka tujye neza, Imana inyemerere inshoboze ubutumwa butambutse nk'uko Imana yabumpaye. Ni ubutumwa bugera kuri bune, ariko mwese muhabwe umugisha, mwese mukurikira ibiganiro byose by'iyobokamana tunyuza ku Byizerwa TV ndetse no ku Musaraba TV. Reka mbwire ko nkayeshyemo neza kandi Imana ikomeze ibaho umugisha. Wakoze ufashe umwanya wawe ugakora subscribe, ugafata umwanya wawe ugasangiza bino biganiro inshuti zawe, uhabwe umugisha n'Uwiteka Imana kandi utagwisari, uzahabwa ingororano z'abakoze neza. Nuko ninje mu kiganiro ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu mu bice bitandukanye mugiye muriremo mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye. Mwese mwumve yuko mbahaye ikaze mu muryango w'abana b'Imana bafite intego kumva ijambo ry'Imana, bafite intego kuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Ngize umugisha ndi kumwe n'umukozi w'Imana, niwe mubona kuri screen zacu. Reka tumwakire tumuhe ikaze. Tugoye ikaze mutumishi wa Mungu. Murakoze cyane. Imana mu ijuru ibahe umugisha, kandi twishimiye ikaze muduhaye kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Makuru yawe ni meza. Uwiteka araturinze, turamushima. Imana ishimwe cyane, natwe araturinze tumeze neza. Kandi baduteza amatwi ndabizi neza yuko bameze neza. Ariko kandi hari benshi badukurikiye bakiri no kumva ijwi ry'Imana ko dutangira. Reka tugusabe ubanze unabasuhuze, ubahe n'ikaze mu kiganiro tugiye kujyana muri kano kanya. Ndaramutsa abene data aho bari hose ku isi bakunze ijambo ry'Imana, ababana natwe umunsi ku wundi. Ni ukuri Imana mu ijuru ibahe umugisha, Imana ibishimire, turabakunda cyane kandi mfite ibyiringiro yuko tuzabana no mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Amen. Imana igumugisha. Abantu kaje twaya turi makira ngo turabakire ngo Imana umwana n'umwuka rero bahobere. Urakibuka? Imana umwana n'umwuka rero bahobere. Icyumba cy'amasengesho. Icyumba cy'amasengesho. Ukabona ni byiza cyane. Nangiye kuvuga ngo aho buri wese ahereye, Imana umwana n'umwuka rero bamuhobere mu izina rya Yesu Kristo, kandi ijoro rimubere ijoro ry'umugisha. Nibyo nangiye kongeraho. Urakoze mukozi w'Imana. Tumaze iminsi tugiye twumva ubutumwa bwawe butandukanye, ariko uri kugenda uvuga ibintu kabisa biri mu bwenge bwinshi cyane. Ese iyi minsi iyo urebye ukayihuza n'iminsi yashize, ubona bitandukanye, biri guhurira he kugira ngo abantu bamenye uko bagomba kwitwara muri iyi minsi? Iminsi turimo iragoye, ariko nta n'iyindi minsi yegeze ibaho yoroshye. Iyi minsi turimo iragoye, ariko niyabanjirije nayo iragoye. Ahubwo icyo dusabwa imbaraga zo kuyibamo. None ubwo iminsi yose nimba ari imwe ntago hazaho gutungurwa, kandi muhora mutubwa yuko hagiye kubaho gutungurwa. N'ubundi hazabaho gutungurwa kuko Yesu Kristo yavuze ko azatungurana, azaza nk'umujura. Arangije aravuga ngo abantu bahore biteguye. Iminsi nta kimenyetso yatwereka cy'imperuka. Ibimenyetso by'imperuka Yesu yagiye abivuga. Ijambo ry'Imana tubwira, yagiye tubwira ngo ubwami buzatera ubundi bwami, tubwira indwara z'ibyorezo. Ibi byose tubona ni ibimenyetso no kuramukwa kw'imperuka. Mbese ntabwo tuzi igihe Yesu azazira, n'ubu yaza, n'ejo yaza. Icyo dusabwa guhora buri muntu wese yiteguye. Urakoze cyane. Icyo dusabwa no guhora umuntu wese yiteguye. Inshuti muvandimwe,
turi kumwe muri kano kanya reka tubaye n'umukozi w'Imana muri kino kiganiro afite ubutumwa Imana mugejejeho, afite message ashaka kuguhereza, afite ijambo ry'Imana ashaka kuguhereza, afite impuguro ashaka kuguhereza bana nanjye kugira ngo twumve icyo Imana igiye kunyura muri we ikatubwira muri kano kanya. Reka tumusaba senga Imana akomeze kumwuka wera aramuyobora. Imana yo mu ijuru tugiye neza, Mana yera, Imana amahoro, ndagushimiye bana nanjye unyobore, singabanye ku butumwa umpaye kandi sinongere, ibyo ushima ari byo ushaka biba ari byo biba, ni mu izina rye mbisabye, amen. Imana mu ijuru igire neza, Imana ane natwe. Hari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora. Ubu ni ubutumwa busohora vuba, ubu ni ubutumwa busohora mu minsi mike cyane ibarirwa ku ntoki. Ubyemere cyangwa se ubipinge, ariko ibi birasohora. Ikintu Imana igiye gukora kigiye kuza ciruka nk'imodoka yacitse feri. Uko ntawabasha kwitangira, niko n'ikintu Imana igiye gukora kizaba gikomeye kandi ntawubasha kugitangira. Imana tujye neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Itujye neza. Mu ijoro ndi gusenga Imana, Imana irangenderera ivugana nanjye. Ivugana nanjye ari mu rukerera, ndi gusenga Imana kwa kundi umuntu ashyirwa yakaryama agatotsi kamufashe, numva umuntu araje arankobanze gutya. Arambwira ngo kavuza nduru, byuka mvugane nawe. Nari ndi mu nzozi ndangije nshigukira hejuru, numva ijwi ry'Imana ivuganye nanjye. Ndi mwaho ngaho nagiye nerekwa ikintu gikomeye. Nagiye kubona mbona abantu benshi bari ahantu, ariko ubwo bari ahantu, noneho nagiye kubona mbona muri bo hagati haryamyemo inka. Uwiteka tujye neza. Haryamyemo inka nini. Iyi nka nini none yari ifite ubwoya bwinshi, ariko none mu ruhanga rwayo, mu gihanga cyayo hagati mu mahembe, nabonaga ubwoya bwari burimo ari ubwoya burebure, ariko bwarabaye imvi. Uwiteka tujye neza. Imana inyemerere inshoboze ubutumwa butambutse nk'uko Imana yabumpaye. Ni ubutumwa bugera kuri bune, ariko ndabanza sobe ijambo ry'Uwiteka Imana kugira ngo mbusobanure. Imana tujye neza. Ariko ntarasoma ijambo ry'Imana mvuga akaka. Noneho ndangije Imana tujye neza. Nagiye kubona ubwo iyo nka yari iri mwaho ngaho ifite izo mvi. Nagiye kubona mbona hamanutse umuriro uraje urayitwika. Naside yasutsweho umuriro urayitwika. Nagiye kubona mbona irahiye, irakongotse, irashize. Nivu ryose inongera kuribona. Ndabwirwa ngo Imana tujye neza. Ni ikintu cy'ikigeragezo bari abantu kibagose, mbese bagiye bafite. Harimo abantu bagiye bafite ibintu by'ibigeragezo, mbese ikigeragezo kikaza kikaba igihe kinini. Impamvu naga iyo nka ifite imvi, mbese ikigeragezo cyabatinzo kandi kinini kugeza aho cyazanye imvi, cyameze imvi. Uwiteka Nyiringabo atujye neza, abane natwe. Imana tujye neza, Imana iturengere. Ariko mbere ko nkomeza, reka mbaze soma ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga hano muri Yesaya ibice byaho 43 ku murongo wa 19. Twumve uko Uwiteka avugane natwe. Aravuze ngo, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Uwiteka atujye neza. Imana mu ijuru ibane natwe. Imana ituyirengere, Imana idukomeze, kandi Imana mu ijuru idutabare. Nawe undebere muraza kusomera mu kanya Isuwa igice cya 9. Imana tujye neza. Ngo dore ngiye kurema ikintu gisha, ngiye kurema ikintu gisha, kandi nzaharura inzira nzatembesha amazi mu butayu, marure inzira mu kidaturwa. Ni Imana ibasha gutembesha amazi mu butayu, ni Imana ibasha guharura inzira mu kidaturwa. Dore ngiye kurema ikintu gisha, kandi abantu bazatangara kubwo ikintu kigiye kuremeka. Imana tujye neza.
ndavugana nawe ufite ikigeragezo kikugoye, nibyo koko ikigeragezo ubana nacyo kirakomeye, mbese cyarakuze bigeze nawe cyazanye imvi, mbese ni ikigeragezo wisanzemo kikomaze igihe kinini, ariko ndavugana nawe nzaharura inzira mu butayu kandi ntembesheje amazi mu butayu, ntwari umuhanda mu kidaturwa, nzatembesha amazi mbese mu butayu. Imana neza ngo dore ngiye gukora ikintu gisha, ngiye kurema ikintu gisha. Uwiteka ashimwe cyane, ndashimira Imana ko nimagiremo ikintu gisha. Uwiteka tujye neza, Imana mu ijuru ibane natwe, Imana tujye neza. Kuvuga ko Imana bingana no gukora kwayo. Imana ikinguye nawe ukinga. Ijambo ry'Uwiteka Imana muri Zaburi 46:17, aleluya, haravuga unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Uwiteka tujye neza, undemere unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza mu ntambara zawe, mu ngorane zawe. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza ku burwayi, kuri icyo kigeragezo, icyo kigeragezo utinzemo. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza, ubone imbaraga z'Uwiteka Imana, ubone gutabarwa kuvuye kwisumba byose. Uwiteka Imana tujye neza. Yerekwa rya kabiri nagiye kumva, numva ijwi ry'Uwiteka Imana ambwiye ngo imaje kujya neza abantu bayubashye batinze imbere yayo. Nabonaga abantu bamwe bari kugenda bataka, ariko numva ngo ari imaje kubatabara, ikabagira neza, ikabarengera. Imana tujye neza. Irongera ambwira ngo kandi ngo Imana igiye kwangaja abakozi bandi bushya. Imana tujye neza, igwagurutsa abantu bushya, babandi bese batasuzuguye Imana, bagaragaga nk'isuzugurwa. Mbibutse ko keshi Imana itoranya abadakomeye ikabakomeza, ikabashoboza. Imana tujye neza. Niyo mpamvu Dawidi yamutoranyije, ariko imutoranyije kuri Bariyabu n'Abashama. Imana tujye neza, imutoranya adashoboye ariko iramushoboza. Uwiteka ashimwe cyane. Imana turengere, Imana turwanire, Imana igiye gutabara abantu. Aleluya, aleluya, kandi izabashoboza. Imana tujye neza. Mbibutse ko nanone ambasaderi wo mwisi ntabwo atungwa n'igihugu abamo, atungwa n'igihugu cyamutumye. Uwiteka ashimwe cyane. Uwiteka atujye neza. Abayimana irabazi kandi bariho ikimenyetso. Uwiteka atujye neza. Soma Yesuwa 1:9. Reka dusome Yesuwa umurongo wa mbere, igice cya mbere, igice cya mbere umurongo w'9 haranditse ngo mbese sinjye bigutegetse nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima. Amen. Kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Mbese sinjye bigutegetse, mbese sinjye bigutegetse. Imana ije gutabara abantu bayikoresheje itegeko. Imana ije kurengera abantu bayikoresheje itegeko. Imana ije gutabara abantu. Imana tujye neza. Hari abantu Imana ije gukuraho igisuzuguriro ikoresheje itegeko. Imana tujye neza. Imana turengere, Imana turwanire. Ndajya nkubwire ngo aho wasebeye ukasuzugurikira, mbese Satani akakugiraho ijambo. Imana tujye neza. Imana ikoresheje itegeko ku buzima bwawe. Imana tujye neza. Bibiliya iravuga uyu munsi none mwatse igikombe cy'ibidande biranya wahoraga unyweraho umaze iminsi ugendana, Uwiteka gukora igikombe cy'ibidande biranya ngo kandi mbese sinjye bigutegetse, mbese sinjye bigutegetse. Imana ikonege ikoresheje itegeko. Imana igiye ku rwego rwawe itegeke. Imana igere ku rugo rwawe, igere kuri izo ndwara, igere kuri ariya madeni, igere ku mwana wawe itegeke, igere mu kazi kawe itegeke, igere ku kibazo utinzemo kiriya kigeragezo cyakikumaze igihe. Ikoresha itegeko. Imana tujye neza. Nagiye kubona harimo abantu bari barambuye ijambo. Uzi ko ikigeragezo kijya kigira ku muntu kikamwambura ijambo, ikigeragezo kikamwambura ijambo. Imana tujye neza. Imana ibane natwe. Ndajya nkubwira ngo Imana ikoresha itegeko. Waranyazwe, warahungabanye, umuyaga ni mwinshi. Imana tujye neza. Satani arangije komanga ku gatuza. Ndajya nkubwire ngo wanyaze urugo rwawe, akanyaga akazi kawe, akanyaga imibereho yawe, akanyaga mu rubyaro. Ijambo ryageze kuri Ezekiyeli ngo nubwo wariganyijwe ariko nkugarutseho. Ndajya nkubwira ngo wariganywa mu rubyaro bikemera, wariganywa mu rushako bikemera, wariganywa mu mibereho bikemera, ugasuzugurika. Kuko igisuzuguriro kijya cyambura umuntu ijambo, kandi mu kibazo nawe ujya wisobanura. Ariko Uwiteka amayitangazo ngo Imana igutaba ikoresheje itegeko. Ijambo rigera kuri Yesu ngo mbese sinjye bigutegetse, mbese sinjye
bigutegetse. Imana kurengera abantu bayo ikoresheje itegeko. Imana itegeke, Uwiteka tugeneza, Imana ibane nabo. Haleluya, haleluya. Imana tugeneza igere kuri ubwo burwayi itegeke, igere kuri icyo gifu itegeke. Imana tugeneza igere kuri iyo diabete itegeke, igere kuri izo ndwara zafashe umwana wawe ahora yizenguruka mbese ababazwa n'indwara. Imana itegeke igere kuri iriya deni rigutebwoba. Imana itegeke, kuko hari amatangazo y'abademoni Imana tugeneza agiye kumanuka, Imana ikazamura itangazo ryayo. Imana tugeneza, ndavugana nawe wanzwe n'abantu, wibabazwe n'abakwanze. Imana tugeneza, kuko kuba barakwanze si wowe wahombye, nibo bahombye. Iyo baza kumenya agaciro kawe bagagukunze. Bitewe n'iki? Kuko izahabu iteka yiri mu gitaka ntabwo ibiyaye akagira agaciro. Buri muntu wese yikandagira uko ashatse. Imana tugeneza, haleluya, haleluya. Ariko imaze gukurwa mu gitaka igatunganyizwa mu ruganda, iba ifite agaciro. Ni nk'umuntu w'Imana umaze gutabarwa. Imana tugeneza, abamusuzuguye bakamusebya nibo baza kumwifotorezaho. Uwiteka tugeneza, ndavuze ngo Imana igutabara ikoresha itegeko. Ku rugo rwa Imana nitegeke, ku buzima bwa Imana nitegeke, ku kazi ka Imana nitegeke. Imana tugeneza, mbese sije bigutegetse ngo Mana nyerege ikimenyetso cy'ibyiza, unyerege ikimenyetso cy'ibyiza. Imana igiyene kuri izo ndwara. Imana tugeneza, wa mama we ufite uburwayi, Imana tugeneza umubiri wose urakurya, ndavugana nawe uratonekara ahantu hose. Ndakuvuga ngo Imana igutabaye ikoresha itegeko. Imana tugeneza, intambara zakubanye nyinshi mu rugo rwawe wabuze uko wagira, Imana igutabaye ikoresha itegeko. Ndavugana nawe warwaye uburwayi warivuje wasengurutse ahantu hose. Imana tugeneza, ariko gukira byaranze, kuko kuvuga ko Imana imugana gukora kwayo. Imana igutabaye ikoresheje itegeko. Uwiteka ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana igutabaye ikoresheje itegeko. Uwiteka kuvanye igisuzuguro, Uwiteka gutabaye ikoresheje itegeko. Ndavugana nawe, Uwiteka tugeneza, Imana turengera, Imana durwana, Imana dutabare. Ufite ikibazo cy'umutwe udakira, Imana ije gutegeka igutabaye ikoresheje urwaye sinazite nawe. Ndavugana n'uyu muntu, Imana tugeneza, Imana turengera, Imana dutabare. Satani amukize igisuzuguro, ikintu cyose akoze nikijya cyuzu, icyo akoze cyose kiranga. Yapanze umushinga uraferinga, iteka abaye mu buzima bwo kuriganwa. Ijambo rivuga ngo mbese sije bigutegetse, unyerege ikimenyetso cy'ibyiza. Imana igutabaye ikoresha itegeko. Imana itegeke, Imana itegeke, Imana itegeke, itegeke. Ubona umugisha w'Imana, ubona ubutabazi bw'Iteka Imana. Imana itegeke, ndabona Imana itegetse, ndabona Imana itabara abantu, ndabona Imana igaragaza. Uwiteka tugeneza, haleluya, haleluya, haleluya. Ategeke kuri yose nezite, ategeke kuri ubwo bwawe bw'igifu, ategeke kuri aya maguru, ndabona uyu muntu uribwa n'amavi. Imana igutabara ikoresha itegeko. Tapereboze konshainemo lelebo toperebo. Satani agukizaho icyangiro, abantu bose barakwanga. Ndakubwira ngo Imana iguhanaguye umwanda ikoresheje itegeko. Mbese sije bigutegetse, tangira ushime, tangira uvuze impundu. Mbese sije bigutegetse, kwizera kurarima, kwizera kurategeka. Imana tugeneza, Imana turengere, haleluya, haleluya. Uwiteka agire mu bana bawe, Imana tugeneza, Imana agire mu rugo rwawe, igire mu kazi kawe, igire mu mibereho yawe. Mbese sije ubigutegetse. Uwiteka tugeneza, nizere ko ahantu wasuzuguriwe, wasebeye, wambariye urubwa, watereye agaciro, wahanditse muri jenda, kuko aho ngaho wasuzuguriwe niho Imana ije kugutabarira. Kuko iteka umupira urengurirwa aho warengeye. Imana tugeneza, umupira urengurirwa aho warengeye, aho wasebeye, wasuzuguriwe, wambariye ubusa, wambariye igisuzuguriro, niho Imana igutabari. Mbese sije bigutegetse, kwizera kurarima. Imana igutabaye ikoresha itegeko. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Mama, Imana ikoreka ikimenyetso cy'ibyiza. Hari ikintu gikomeye Imana gukora, kandi haleluya. Ubu n'ubuhanuzi buri busore mu misi mike cyane itarenze umubare intoki ziri ku biganza by'umuntu. Imana tugeneza, haleluya. N'ubuhanuzi busora vuba ku muntu wese wize. Ubu n'ubuhanuzi busora vuba. Imana tugeneza, Imana turenge, Imana turwanire, Imana dutabare, haleluya. Ndavugana n'uyu muntu ahora arwaye ahantu hose, ariko baravuje ntaho batageze, none asigaye ategereje kwipfira. Ariko ijambo yavuga ngo sije bigutegetse. Uwiteka aguhagurutse, Uwiteka kubohore, akuremere ubuzima mu izina Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Reka dusenga Imana. Ariko wakwifuza gusengana nanjye, ndagira ngo wifuza kuba wasengana nanjye, cyangwa ushaka ko hari icyo wasobanuza, uhamagare 0788664720, 0788664720. Uwiteka Jehova abaho umugisha, abagire neza. Uwiteka ku buzima bwawe, papa, Imana ikoresha itegeko. Mukobwa, musore, wowe wizeye Kristo,
ngo mbese sijya ubigutegetse. Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndakubake ndakunezerewe, bana n'ubwoko bwawe, urakoze mwami, ubutumwa mpaye gutambutsa ndabutambukije, gira neza ubwoko bwawe, ubakomereza amaboko, urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Imana igumugisha ni sinjye ubigutegetse. Tuzasubira ubutamukozi w'Imana. Amen.